kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro n'ubuntu biva ku mwami Imana bibane namwe mwese abo dukunze kubana ku rubuga rw'itorero Berisheba, abo tumaranye iminsi. Hari amagambo meza twagiye tuganiraho atwerekeza ku gukorera Imana ndetse n'uko umuntu yakorera Imana ameze. Mu kiganiro duheruka gutambutsa ubwo cyaje gifite umutwe ubaza ngo mbese wahagarara imbere y'Imana ute, wajya imbere y'Imana ute, mbese ni ikihe gitambo Imana yishimira. Twabonye neza rero ko muri ibyo byose harimo igitambo Imana yishimira ari umutima umenetse wemereye Imana kandi uciriye bugufi Imana. Tubona neza ko umuntu akwiye kuza imbere y'Imana abanje kwitunganya kandi akezwa n'amaraso ya Kristo, ari amaraso yaminjagiye ku gitambo, ariyo gitambo cyacu cyatambwe rimwe gusa kugira ngo twemererwe kwegera Imana. Ubwo mu gihe cy'isezerano rya kera cyangwa se abatubanjirije hari igihe cyari kigoye, ubwo abantu batabashaga kongera kungwa n'Imana mu gihe cy'uko Adamu na Eva bari baracumuye ku Mana. Uyu munsi twabonye neza rero ko hari ikitwegereza Imana, ni imbabazi z'Imana ubwazo n'urukundo Imana yadukunze ubwo yemeraga gutanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo adupfire ku musaraba, hanyuma duhabwe igitambo cy'iteka ryose ubwo tutazongera gukenera ibindi bitambo ibyo ari byo byose. Uyu munsi tugarutse ku byanditswe byera, bigaragaza neza ko umuntu wegera Imana cyangwa se ushaka gusenga Imana abanza agatunganya ingeso ze n'imimerere ye kugira ngo Imana imwemere kandi imubone nk'umuntu muzima, cyangwa se nk'uzanye ituro cyangwa se uzanye igitambo kizima Imana yemera, ari wo mutima. Hanyuma ajya imbere y'Imana afite wa mutima umenekeye Imana kandi afite wa mutima ushima Imana muri we kandi unyuzwe n'iby'Imana imuhaye. Rero ijambo ry'Imana ni ukuri kandi ijambo ry'Imana ntirihinduka. Niyo mpamvu uyu munsi iyo wemeye kwegera Imana usabwa kuzuza inshingano z'umuntu w'Imana. Uyu munsi wa none turagaruka turebera hamwe ijambo ry'Imana icyo ribivugaho. Dufite umutwe w'amagambo ubaza ngo mbese ni cyangwa se uwereke umuntu uvuga ngo ibihembo byo gukurikiza iby'Imana isaba. Ibihembo byo gukurikiza iby'Imana isaba. Uyu munsi iyo turi muri urwo ruhande rwo gusoma ibyanditswe, iyo turebye ibi byigisho bigenda bitambuka mu maso yacu, iyo dusomye Bibiliya twitonze tukajya mu byanditswe byera, hari icyo dusangamo. Dusanga neza ko umuntu wegera Imana kandi wemererwa kuba imbere y'Imana asabwa kuba yitunganyije, yihannye ibyaha kandi agaragara mu maso y'Imana nk'uwababariwe nayo, kuko yemeye gucira bugufi ijambo ry'Imana ndetse akemera gucira Imana bugufi kugira ngo imuyobore. Nawe mwene data wumva ubu butumwa, icyo ngusaba ni iki? Ni ukumenya neza icyo Imana igushakaho kugira ngo nawe ubwawe umwanya uhagazemo ube umuhamya wawo kandi uhishurirwe neza koko ko Imana ari umutunzi w'imbabazi, ko ariyo yonyine ituma ubasha kugera ku ntego yo kuba mu butumwa bwiza nyakuri kandi nyabwo. Uyu munsi turaza kureba iyi ntego twihaye uyu munsi ibaza ngo itwereka ibihembo Imana ihemba umuntu wakurikije ibyo ishaka. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo ibihembo byo gukurikiza iby'Imana isaba ni umugisha utavugwa. Uyu munsi iyo dusomye neza ibyanditswe tugaragarizwa ko uyu munsi umuntu wakurikije icyo Imana ishaka, umuntu wakoze iby'Imana ishaka kandi ishima, nta bindi bihembo ahabwa, nta n'indi nyungu ifatika yabasha kubonesha amaso ihari, ahubwo tubwirwa ko ari ibihembo nyamukuru, ari umugisha. Ibihembo nyamukuru ni imigisha cyangwa se umugisha utavugwa. Uyu mugisha utavugwa rero ntabwo ugaragara ngo uboneshwe amaso, ahubwo Imana ica mu byo dukoresha amaboko yacu ikaduhereza umugisha kandi biturutse mu kumvira Imana no gukora ibyo Imana ishaka. Bibiliya ifite icyo ibivugaho iyo dukomeje gusoma ibyanditswe. Reka n'ubundi dukomeze dusoma turebera hamwe ni iki kigaragaza koko ko uyu muntu w'Imana wahindutse, wamaze gukora ibyo Imana ishaka, wamaze guhagarara imbere y'Imana
kandi agahagarara amaze kujya mu mwanya mwiza wo kwegera Imana. Umwanya mwiza wo kwegera Imana ni uwuhe? Ni ukubanza kwitunganya, hanyuma tukisuzuma tukamenya ko tuboneye mu maso y'Imana, dukwiriye gutambutsa cyangwa gusaba Imana, kuko nta mwana waza afite amarira ngo ajye imbere y'Imana cyangwa se imbere y'umubyeyi asabe icyo ashaka umubyeyi akimuhe, ahubwo umubyeyi yabasha kumucishaho akanyafu mbere yo kumuha icyo ashaka. Niyo mpamvu iyo tugiye kwegera Imana tubanza kujya mu mwanya umwe, ndetse tukabanza kwitunganya, tugakuraho ibyadutandukanya n'Imana, kandi tukagabanya amarira yacu kugira ngo tubashe gusaba Imana ibyo dukeneye. Kuko ijambo ry'Imana ryari rikomeza ritubwira ngo ntabaza ndagutabara, ngo abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Rero Imana niyo karuhura, kandi ibyo byose bikorerwa mu mwana wayo Yesu Kristo, ari we waduhawe nk'igitambo kizima, ari nawe wemeye kuba incungu y'ubugingo bwacu, kandi ari nawe udutakira imbere y'Imana, ahora abwira Imana ngo aba nabo ni abawe. Uyu munsi wowe wumva ubu butumwa, icyo nkwifuriza ni ugusobanukirwa neza icyo Imana igushakaho, hanyuma wamara gukora ibyo Imana ishaka. Ijambo riratubwiye ngo, umutwe w'amagambo dufite uravuga ngo nuko ibihembo byo gukurikiza ibyo Imana isaba ni umugisha utavugwa. Nawe iyo umaze gukora ibyo Imana ishaka, nta kindi wungukirwa uretse umugisha utavugwa. Uyu mugisha Imana itanga nta muvumo wongerwaho, kandi nta gishobora gusimbura cyangwa guhindura umugisha Imana yahaye umuntu. Iyo dufashe urugero ku ijambo ry'Imana tumaze iminsi twaraganiriyeho, rivuga kuri Yakobo, uyu Yakobo ni umwe mu bahungu ba Isaka, kandi uyu Isaka tubona neza ko yari umuhungu wa Iburahimu cyangwa se Aburahamu, sogokuruza wo kwizera. Hanyuma ngabyara abahungu babiri, harimo Esawu na Yakobo. Abo bahungu babiri rero haje kubamo igihe cy'uko Yakobo yaje kugirwa inama mbi imutera kwiba cyangwa se kuriganya umugisha wa mwene se Esawu. Arangije gusahura uwo mugisha wa mwene se Esawu, yatwaye umugisha ariko awujyana utari mu mwanya we, ajyana ibitari ibye. Ngo arangije igihe Esawu yamaze gusobanukirwa neza agaciro k'umugisha, ubwo yasangaga Isaka kugira ngo nawe amuhe umugisha, ngo Isaka aramubwira ngo rega mwene so yakuriganyije, yaje mbere kandi yasabye umugisha wose rwose nawumuhaye. Esawu abaza Isaka ngo mbese nta na gake wisigarije ngo nanjye umpe umugisha? Maze abonye ko nta cyasigaye, yibuka agaciro k'umugisha yari yamaze guha mwene se Yakobo. Ngo arangije arababara, arahiga, aravuga ngo nuko iminsi yo kwirabura yirangira. Iminsi yo kwiraburira Isaka yaramaze kwitaba Imana. Ngo nuko arahiga Esawu, aravuga ngo iminsi yo kwiraburira uwo mubyeyi we nirangira, azabona kwica Yakobo kubw'uko yamuriganije umugisha. Yakobo nawe aterwa ubwoba nuko yatwaye umugisha utari uwe, bimutera guhunga igihugu. Aragenda ajya gutorongera, atangira kuzerera mu butayu. Yahuriyeyo na byinshi byamugoye, ahurirayo na byinshi byamukomereye mu buzima, kugera umunsi umwe wonyine yemereye, yaje gusobanukirwa icyo yakoze, ngo nawe bitangira kumutera biramururuma. Atangira gushaka uburyo bwo gusubira gushaka mwene se Esawu ngo amusabe imbabazi, ariko ntibyari bigishobotse ko yari yarabaze kumuriganya. Ariko ubuntu bw'Imana bumugarukaho. Uwo munsi, muri iyo minsi y'uruzerero rwe, aza kugerwaho na marayika. Ngo marayika araza aramusanga, aramubaza ngo witwa nde? Undi aramubwira ngo nitwa Yakobo. Kandi ubundi Yakobo, iri zina Yakobo risobanura umuriganya. Ngo amaze kumubwira atyo, marayika yumva izina rya Yakobo, we yasobanukiwe icyo risobanura. Hanyuma ngo amaze kumubwira Yakobo, uwo munsi mbere yuko amubaza izina yari yabanje kurwana nawe, ngo barakirana. Maze Yakobo aza kugira imbaraga, aganza marayika. Ngo maze akomeje kumukiranya, marayika abonye ko bugiye gutandukana, amubwira ngo ndekura ngende. Undi amubwira ngo ntago nkurekura utampaye umugisha. Uwo munsi wo gusaba umugisha we nibwo yabashije kubona umugisha uturutse mu biganza byiza, ari wo mugisha dukeneye, ari nawo mugisha twe dusabwa kwakira no kwemera. Maze ngo Yakobo akirana na marayika, yanga kumurekura, kugera ubwo marayika
yamubwiye ngo ngaho ndekura ngende. Yakobo arakomeza aramufata amubwira ngo ntabwo nkurekura utampaye umugisha. Nibwo marayika yagiye yamubaza aramubaza ngo mbese witwa nde? Amubwira ngo nitwa Yakobo. Nibwo yamubwiye ngo ntabwo uzongera kwitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli. Uyu munsi iyo tuvuze Isiraheli tuba tuvuze urubyaro rwa Isiraheli, abemeye Imana, abahinduriwe amazina, abahawe umugisha n'Imana, nibo urubyaro rwa Isiraheli. Harimo nge nawe, kandi harimo n'abandi bazizera iby'agakiza ndetse bakakira ubuntu bw'Imana bakinjira mu gakiza. Niyo mpamvu uyu munsi nifuza ko dukomeza kuganira kuri iri jambo rivuga ngo iri jambo twari turi gusoma n'ubundi rivuga ngo ibihembo byo gukurikiza iby'Imana isaba ni umugisha utavugwa. Uyu munsi Yakobo yamaze guhishurirwa neza ko yatwaye ibitari ibye, bimutera kwicuza, atangira gushaka uburyo yasubira mu gihugu cy'iwabo. Nibwo yanahuye na marayika amuhereza umugisha ndetse amuhindurira izina. Natwe mu mibereho yacu ya buri munsi icyo dusabwa ni iki? Ni ukumenya uko duhagaze n'uko tugenda mu mibereho yacu ya buri munsi, hanyuma tugasaba Imana kuduhindurira amazina yacu yari mabi, aho twari mu byangwa n'amaso y'Imana, aho twakoraga iby'Imana idashima, tugahindurirwa amazina tukitwa andi mazina mashya atuma Imana itwemera kandi ikatwakira mu gihe cyacu, natwe tukagirirwa ubuntu ndetse tukagira umugisha duhawe uvuye mu maboko mazima. Ndakwifuriza rero kugira ngo uyu munsi nawe ukurikize iby'Imana ishaka kandi ukurikize iby'Imana isaba kugira ngo bikubere umugisha utavugwa. Ni iki rero tugiye gukora? Ni ugukora ibyo gukiranuka kandi tugakurikiza imibereho myiza y'abakijijwe n'abahindutse, tukagira ingeso nziza muri rubanda kandi tukagira ingeso nziza hagati mu bapagani, kuko Imana izi neza ko nubwo dukizwa ariko dukirizwaho ibyaha biba ndetse dukirizwa mu isi yuzuye urugomo. Ijambo ry'Imana rero iyo tugomeje kurisoma, reka dusome n'ubundi tudatinze tutibanze mu busobanuro, tubanze dusome ahangaha muri Yohana mu gice cyaho cya 14 ku murongo wa 23. Reka tufate Bibiliya hanyuma tuhasome turebe icyo hashatse kutubwira. Yohana ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 14 ku murongo wa 23. Kadusome mu izina rya Yesu. Igice cya 14 umurongo wa 23 haravuga ngo Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye. Umuntu nankunda, Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzazaho ari tugumane nawe. Imana yacu idufashe kandi Imana itugirire neza cyane. Ijambo ry'Imana hano ritubwiye mu magambo make, riravuga ngo hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya 14 ku murongo wa 23 haravuze ngo Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. 24 bakavuga ngo ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye, kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye ahubwo ni irya data wantumye. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Tubonye neza uyu mutwe w'amagambo watubwiye ngo ibihembo, umutwe w'amagambo watubwiye ngo ibihembo byo gukora cyangwa gukurikiza iby'Imana isaba ni imigisha cyangwa ni umugisha utavugwa. None tubonye neza ko ijambo ry'Imana rero muri Yohana mu gice cya 14 ku murongo wa 23 hatugaragarije neza ko muri iki gihe cyangwa se mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo dukurikije kandi tugakora ibyo data, tugakunda data, uwibwira ko akunda data ni ugukora ibyo ashaka, ngo kandi uwo na data azamukunda, ngo kandi azaza, cyangwa se Yesu n'Imana data bazaza aho ari babane nawe iteka ryose. Ngo kandi abadakora cyangwa se abadakunda Imana, abadakurikiza ibyo Imana ishaka, ngo abangaba badakurikiza ibyo Imana ishaka, abangaba bagaragara mu rundi ruhande rutari urw'Imana. Ngo ariko abatankunda utankunda ntiyitondera amagambo yanjye, kandi iryo jambo
mwumvise si iryanjye ahubwo ni irya data wantumye. Yesu yaje ari intumwa y'Imana ku isi, kandi Yesu twabonye neza ko yari ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana ryasohotse rimanukira kugira ngo rize ritubature kandi ribane natwe. Rero iyo Yesu yavugaga ni Imana ubwayo yabaga itubwira. Hanyuma niyo mpamvu hano ijambo ry'Imana ryereka tubwira ngo Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe, ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye. Kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye ahubwo ni irya data wantumye. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Iri jambo rero ryatubwiye umutwe w'amagambo twari turiho cyangwa teme y'iki cyigisho turi kwigisha tuganiraho, yatubwiye ngo ni umugisha uva mu kumvira Imana, uva mu gukora ibyo Imana ishaka. Ni ibihembo cyangwa se ibihembo biva mu gukora ibyo Imana ishaka. Ni imigisha itavugwa cyangwa se ni umugisha utavugwa. Nagira ngo uyu mwanya nge nawe turi hano nitumara kumva iri jambo ritubwiye ngo ukunda Yesu yitondera ibyo avuga cyangwa yitondera ijambo rye, ngo kandi uwo nguwo na data aramukunda, nuko ngo Yesu na data bazaza aho ari babane nawe. Ngo ariko utitondera amagambo ye, ngo uwo nguwo utamukunda ntiyitondera amagambo ye, kandi uwo nguwo azahura n'ingorane, azagira akaga mu gihe atitondera amagambo y'Imana. Kandi iryo jambo twumvise, iri jambo twumvishe dusomye, ntabwo ari irya Yesu waryivugiraga, ahubwo yavugaga iby'Imana yamutumye. Nagira ngo ahantu tuhumve kimwe kandi dusobanukirwe, turusheho gusobanukirwa no kunogerwa n'ijambo ry'Imana tugaburirwa buri munsi n'abakozi b'Imana batandukanye. Hari abo tujya mu nsengero tukaryumvira mu materaniro, hari abafata Bibiliya ubwacu tugasoma tukaryumva turisomye, ariko icyo dusabwa ni iki? Ni ukugira Mwuka Wera udusobanurira kugira ngo tubashe guhagarara mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Imana idufashe kandi Imana itugire neza cyane. Bene data, tumaze iminsi tuganira ku ijambo ry'Imana. Nifuza ko buri muntu wese tumaze iminsi tuganira yakura mu mwuka ku buryo ageraho azajya asoma ijambo ry'Imana agasobanukirwa icyo bishatse kuvuga, ari ntawe umusobanuriye, kugira ngo atazitwaza indi mpamvu iyo ari yo yose agaragaza ko atumvishe ubutumwa bwiza. Kuko hari n'abaza kubabwira ubutumwa bwiza bakurikije irari ryabo, bigatuma mutanogerwa naryo, kandi bigatuma mugubwa gitumo n'ubuyobe bwo mu minsi y'imperuka. Kuko hari abari kwiyitirira ijambo ry'Imana, bamaze kwemerera Imana, bamaze gusaba Imana ngo ibemerere bayitirirwe, ariko nyamara ibyo bakora ntibazabibazwe. Mbese mwene data, wahisemo icyiza kugira ngo ubashe kuronka iyi migisha itavugwa iva mu kumvira Imana no gukora ibyo Imana ishaka. Jambo uyu munsi ni umutwe w'amagambo turi kuganiraho uvuga ngo ibihembo biva mu gukora ibyo Imana ishaka cyangwa se isaba umuntu kugira ngo bitubere umugisha utavugwa. Ibihembo biva mu gukora ibyo Imana ishaka ni umugisha utavugwa, ni umugisha mwinshi utavugwa, utabarika. Imana idufashe kandi Imana itugire neza cyane. Ntabwo turi butinde muri iri jambo, ahubwo nagira ngo dukomeze dusome n'ibyanditswe n'ubundi biri budufashe kureba neza koko impamvu kubaha Imana bivamo ibihembo kandi n'imigisha itavugwa. Rero iyo turebye neza kuri iyi nkuru nari mbanje kubanyuriramo ya Yakobo na Esawu, iyo turebye neza dusanga ubwo byageze Yakobo yazereranye n'umugisha utari uwe, azerera mu butayu, ariko ntiyungukirwa n'umugisha utari uwe. Arangije kugera umunsi yisabiye marayika ngo namuhe umugisha. Umunsi yahawe umugisha rero we, umunsi yagaburiwe umugisha we, nibwo munsi Yakobo yagiye kugira isezerano rishya, ahabwa izina rishya, yitwa Isiraheli. Akandi yagurirwa imbago, urubyaro rwe rurakura ruragwira, rutwira isi yose, ariho twe natwe twaturutse tugakomoka mu butumwa bwiza. Imana ikabana natwe kandi igakomeza kuyobora na Yakobo kugera ubwo yarinze aba umusaza, akavaho igisekuruza cya Yesu, ubwo Imana yamucishijemo mesaje yayo. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Reka n'ubundi tukiri muri iri jambo twongere dusome n'ibyanditswe bidufasha kunoza neza, kureba impamvu umuntu yakira ibihembo bivuye mu gukora ibyo Imana isaba, kandi no kugendana n'Imana neza, bikamuviramo umugisha utavugwa. Reka dukomeze dusoma ijambo ry'Imana n'ubundi. Reka dusome
reka dusome ijambo ry'Imana muri iki gice n'ubundi reka dusome ijambo ry'Imana muri iki gice turebe tubonye neza ko umuntu abona impuhwe n'ubushuti by'Imana hamwe na bagenzi be. Umuntu rero iyo turebye muri Yohana hariya aho twari tumaze gusoma muri Yohana mu gice cya 14 ku murongo wa 23 hari hatubwiye neza ko ngo ukunda Yesu cyangwa ukunda Imana yitondera n'ijambo ryayo, ngo kandi uwo nguwo iyo akoze ibyo n'Imana iramukunda, ngo kandi Imana ikaza ahari ikabana nawe iteka ryose. Amena, amena. Ukora, ukunda, ufite ubutumwa bwiza muri we, ufite urukundo rwo gukunda Imana, yitondera iby'Imana yavuze. Uwo muntu witondera iby'Imana yavuze, ngo Imana iramukunda,